Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 yapfuye urupfu rubabaje. Urupfu rwababaje benshi nyuma yaho uyu mwana w'umukobwa yaramaze kurya inyama z'ipusi, yaramaze kugaburirwa n'abaturanyi be. Uraza kumenya mbese uyu mwana w'umukobwa kubera iki bano baturanyi bamugaburiye zino nyama z'ipusi, mbese kubera iki bano baturage bari babaze zino pusi bashaka kuziha uyu mwana w'umukobwa, mbese itegeko riteganya iki kuri bano bantu bagaragaye babaga zino nyama z'ipusi. Ese ubuyobozi bwo bwasabye iki abaturage bo muri aka karere? Icyo ngusabye nyabona nuko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone n'akazogera kaze nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko, turaza tubabwira byinshi by'iyi nkuru y'icamugongo yagaragaye muri aka karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga, aho uyu mwana w'umukobwa yapfuye urupfu rubi, urupfu rubabaje nyuma yo kugaburirwa ipusi n'abaturanyi be. Reka nongere mbaye ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo ngusabye nyabona nuko wazaza uhora udushigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Umukobwa w'imyaka 20 yapfuye urupfu rubi, urupfu rwababaje benshi. Uyu mwana w'umukobwa ubwo yaramaze gupfa, abaturanyi bavuze ko yaramaze kugaburirwa inyama z'ipusi, yaramaze guhabwa n'abaturanyi b'uyu mukobwa. Ni inkuru yababaje benshi yabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Nyakanga 2024, nibwo umwana w'umukobwa witwa Musenga wari mu kigero cy'imyaka 20 wo mu kagari ka Kirebe mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare yashyinguwe nyuma yo kwitaba Imana ku wa mbere. Aho avuga ko yazize ibiryo birimo inyama z'ipusi yasangiye n'abavandimwe be. Amakuru avuga ko ibi biryo yabisangiye n'abavandimwe be ku cyumweru, aho byari bivuye mu baturanyi babo. Nyina w'uwo mukobwa avuga ko umugore baturanye yaje mu rugo rwabo asaba abana kuzana isahani yo gushyiramo ibyo biryo byo kugaburira nyina uri ku kiriri, dore ko yari amaze iminsi mike amaze kubyara. Uwo mubyeyi avuga ko umwana yahaye umuturanyi isahani agashyiramo ibyo biryo akabuzwa kubirya n'undi mwana nyuma yo gukeka ko byarozwe. Uwo mubyeyi mu magambo ye yagize ati, amaze kuzana iyo sorori musaza we yarapfunduye abonamo inyama enye n'ibitoki bigera kuri 6. Musaza we yarebyemo aravuga ngo mana we, ibyo biryo nubirye babijyana mu nzu yabo. Uwo mubyeyi yakomeje avuga ko umuturanyi yabahaye ibyo biryo agamije kuroga abagize umuryango we wose, aho mu magambo ye yagize ati, amaze kumuha ibyo biryo yaramubwiye ngo agaruka atware ibidodo by'amazi, kuko urebye yashakaga uticwa n'inyama yicwe n'ayo mazi. Nyuma y'uko uwo mugore wo muri urwo rugo abujwe kurya ibyo biryo bivugwa ko byarimo inyama z'ipusi, umwana w'umukobwa wari wabizanye we n'abavandimwe be babijyanye mu rutoki babirirayo. Bamwe mu baturanyi bakeka ko uwo mukobwa yazize kugaburirwa inyama z'ipusi bahawe n'umuturanyi wabo, kugeza ubu waburiwe irengero nyuma yo kumva ayo mahano yari amaze gukora. Umwe mu baturanyi yavuze ko uwo mukobwa mbere yo gupfa yarutse imbavu z'ipusi, ndetse akavuga ko muri urwo rugo twazibahaye bari babaze inyama z'ipusi.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kirebe yavuze ko umugore ushyirwa mu majwi n'abaturage n'uwo muryango naboneka ubuyobozi buzamuganiriza ndetse icyo kibazo kigashyirwa mu nteko z'abaturage bo muri ako kagari. Amakuru avuga ko uretse uwo mukobwa wapfuye, abana babiri bavukana nabo bararembye bikomeye. Icyo ngusabye nyabona ni uko wazaza uhora udushyigikira, ukaramusi aya makuru yacu uzaza ubona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka tugushimire wowe uhora wumva amakuru kuri KN Radio. Mugire umunsi mwiza.